Ese amata amaze iki ku mubyeyi utwite? Ese kunywa amata igihe utwite bigufasha iki? Ese kunywa amata igihe utwite bifasha iki umwana utwite? Ese kutayafata byo byakwangiza iki? Ariko se kandi ni ubuhe buryo bwiza bwo kuyategura kugira ngo wirinde ingaruka zo gufata amata atateguwe neza igihe utwite? Ese ni iyihe ntungamubiri cyangwa se ni izihe vitamini, imyunyungugu ndetse n'ibindi bintu bishobora kubonekamo nk'amavitamini bigira uruhare muri iyi mimaro yose y'amata igihe atwite? Ese koko ni ingenzi gufata amata igihe utwite? Ibibazo byose ugiye kubisubizwa muri iki kiganiro. Hano ni kuri Delphin_Olivier YouTube channel bagezaho ibiganiro ahanini bivuga ku buzima biba bigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo tuzajya ducikwa n'ibiganiro binyura hano kuri Delphin_Olivier. Muri iki kiganiro tugiye kubasobanurira imimaro igiye itandukanye n'impamvu ari ngombwa gufata amata haba ku mubyeyi utwite ndetse no ku mwana atwite, ndetse tunabasobanurire uburyo bwiza bwo gutegura amata, cyane cyane ko n'ubundi mu biganiro byacu twababwiye mu byo umuntu agomba kwirinda mu gihe atwite, agomba no kwirinda gufata amata atateguwe neza bitewe n'ubwoko bw'amabagiteri abonekamo. Rero muri iki kiganiro tugiye kubabwira iby'ingenzi cyangwa se intungamubiri, imyunyungugu ndetse n'ibindi cyangwa se n'iyindi mimaro igiye itandukanye yo gufata amata igihe utwite. Ni kenshi uzumva inzego z'ubuzima ku mavuriro ndetse n'ahandi n'abajyanama b'ubuzima ku maradiyo ndetse n'ahandi mwumva bababwira ko igihe utwite uba ugomba gufata amata ndetse ku buryo buhagije, ariko akenshi ntago usobanukirwa imimaro yo gufata ayo mata ku buryo burambuye. Nta nubwo usobanukirwa ingaruka zishobora kubaho mu gihe waba udafashe ayo mata ku kigereranyo baba bakubwiye cyangwa se utayafashe nk'uko bikwiriye. Rero muri iki kiganiro n'ubundi tugiye kubasobanurira kuri iyi mimaro igiye itandukanye yo gufata amata mu gihe utwite, haba ku mwana ndetse no ku mubyeyi. Ku mwanya wa mbere mu bakurikiye ibiganiro byacu byabanje mwumvise ko twagiye tuvuga ku kintu cya calcium. N'ubundi amata agira uno munyungugu wa calcium, aho uyu munyungugu ku mwana umubyeyi atwite umufasha mu kuba yakura neza mu burebure, ndetse bikamufasha kugira amagufwa akomeye, ndetse nubwo avuka amenyo atarikora ariko ibizakorwamo amenyo nabyo bikikora neza bitewe n'uyu munyungugu wa calcium uboneka mu mata. Ni mu gihe kandi ku mubyeyi utwite bimurinda kuzagira ibibazo by'amagufwa yorohereye, kuko yadafashe uno munyungugu uhagije bituma umwana akoresha umunyungugu w'umubyeyi we, bityo umubyeyi akagira ibibazo byo kugira amagufwa yorohereye. Murabizi ko ubu burwayi ababyeyi bakunda kubugira aribyo bizwi ku izina rya osteoporosis. Rero gufata amata mu gihe umubyeyi atwite kubera ko asangamo uyu munyungugu wa calcium bimufasha mu kuba kwirinda kuba yagira kino kibazo cy'amagufwa, cyo kuba yagira amagufwa yorohereye, ndetse kandi bikanafasha n'umwana we gukura neza mu burebure neza, agakura ndetse kandi akanagira n'amagufwa yorohereye, ndetse kandi n'ibizakora amenyo ikirema neza. Kandi ino calcium n'ubundi ikaba ifasha mu gutwaga amakuru mu bwonko, ndetse biba bikenewe cyane no ku mwana uri kwirema, kuko nawe ubwonko buba burimo kwikora. Ikindi kandi ni uko mu mata, icyiza cyo gukura ino calcium mu mata iba absorbed ku buryo bwihuse, cyangwa se ikugwa mu byo twariye, cyangwa se ikugwa mu gifu ikinjira mu maraso ku buryo bworohereye, bitewe ko n'ubundi mu mata dusangamo vitamini ya D. Vitamini D rero ikaba ifasha mu gukugwa kw'ino calcium mu byo twariye ikinjira mu maraso, ikajya gufasha muri ibi byose twavuze, haba ku mubyeyi ndetse no ku mwana. Rero gufata amata icyiza cyabyo ni uko ufata ino calcium ndetse ukanayibonera rimwe n'ikindi kintu gituma calcium ikoreshwa aricyo bita vitamini D. Hari ahantu ushobora gusanga ino calcium mu biribwa bigiye bitandukanye ariko hatarimo ino vitamini D. Biba bisobanuye ko uramutse udafashe ino vitamini D cyangwa se ngo ujye kota izuba ndetse n'ibindi babagiramo inama mu gihe mutwite, iyo calcium waba ukuye muri ibyo biribwa yaba ipfuye ubusa. Ariko ahangaha mu mata cyangwa se gufata amata, calcium uba ufashe uba wizeye neza ko iri bukoreshwe, cyane ko n'ubundi mu mata uhita usangamo ino vitamini ya D izahita ifasha umubiri mu gukoresha cyangwa se gutwara ino calcium iyikuye mu byo twariye ikabyinjiza mu maraso, bityo calcium yawe ikagufasha. Indi ntungamubiri ya gatatu ni uko amata burya agira poroteyine. Twarabisobanuye mu biganiro byacu byabanje dusobanura ku bintu umubyeyi agenda akenera muri buri cyiciro bitewe n'aho ageze. Tumaze gusobanura kugeza mu cyiciro cya kabiri cyangwa se igihembwe cya kabiri
igihembwe cya gatatu nacyo kiri buze vuba gikurikiye bino biganiro turi kubakorera hano ku mata, n'icyiciro cya gatatu kirahita kiza. Ariko poroteyine n'ubundi iri mu bintu bikenerwa igihe umubyeyi atwite, ndetse ni n'ikintu cy'ingenzi kuko ino poroteyine ifasha mu gukura neza kw'inzungano z'umwana cyangwa se amaorgane y'umwana. Urugero nk'ubwonko twabonye kubwikora hakiri kare mu gihembwe cya mbere aho butangira kwikora. Umutima twabonye ko no mu gihembwe cya mbere noneho umutima kijya kurangira umutima watangiye no gutera, ndetse n'ibindi bikorwa no mu bindi byiciro, n'izindi organe zigumya kwirema mu kindi cyiciro, ndetse no gukura ndetse no kwimecoringa cyangwa se kugira ngo zigere ku rwego zizabasha gufunctioningaho cyangwa se gukoreraho neza. Ndetse kandi burya na placenta iba ikeneye gukura, kandi nayo kugira ngo ikure ikenera zino poroteyine. Rero poroteyine mu mata zibonekamo cyane yuko amata biba bisobanuye ko ubwo niba zifite poroteyine, amata aba afite poroteyine, haba habonekamo ibizwi nka amino acid bikenerwa mu mubiri w'umwana mu buryo bugiye butandukanye. Ikindi kandi ni uko mu mata habonekamo umunyungugu wa iode cyangwa se iodine. Uyu nguyu rero uri umunyungugu w'ingenzi cyane mu bijyanye no gukura k'ubwonko ndetse no gukura bisanzwe. Twabwiye ko uno munyu wa iodine ugira uruhare mu mikorere myiza y'imvubura iboneka mu muhogo iteye nk'ikinyugunyugu izwi ku izina rya thyroid gland. Ino iodine rero ikaba ituma habaho gusohorwa cyangwa se kuvugwa kw'imisemburo biturutse muri iyi mvubura. Imisemburo izwi ku izina rya thyroid hormone ni imisemburo y'ubwoko bubiri muri siyanse. Mu mpine tugira uwitwa T3 na T4 cyangwa se T3 na T4. Iyi misemburo ikaba igira uruhare mu kuringaniza ibyo twakwita nk'igogora cyangwa se metabolisme, cyangwa se ikoreshwa ry'ibyo twariye ndetse no gukorwa n'ibindi bintu bikenewe. Habaho gushwanyaguza ndetse no kurema ibindi tuba dukenewe. Iyi misemburo rero ikaba ibigiramo uruhare. Murabizi ko si buri bintu byose dukenera cyangwa se umubiri ukenera ngo niko ubikora mu byo twariye. Hari ibyo umubiri ukenera kwikorera. Rero iyo tuvuze ijambo rero metabolisme, rero haba ari uburyo haba harimo ibintu bibiri. Haba harimo gushwanyaguza wenda ibyo twarekwa ngo havemo ibyo dukeneye cyangwa se hakurwemo n'imbaraga mu buryo bwa ATP cyangwa se n'ibindi. Hakabaho n'ubundi buryo bwa anabolism. Hari catabolism yo gushwanyaguza, hakaba na anabolism noneho gukora ibyo umubiri ukeneye ariko utari ufite. Rero ibyo byose bikaba bigirwamo uruhare n'ino misemburo, kandi bikaba bifite icyo bisobanuye mu mikurire haba iy'ubwonko ndetse n'imikurire isanzwe. Ibyo rero iyo utari gufata amata cyangwa se utari gufata ino iode biturutse no mu bindi biribwa, biba bishobora kugira ingaruka mu mikurire y'umwana mu buryo busanzwe ndetse no mu buryo bw'imitekerereze, bikazatuma agira ibibazo bya intellectual disability cyangwa se kuvuka adafite imitekerereze ihagaze neza. Ariko gufata amata kuko usangamo uno munyu wa iode bituma umwana awubona, bityo ubwonko bwe bugakura neza ndetse nawe agakura neza, bityo bikazatuma hirindwa kuba yavuka afite bino bibazo bijyanye n'imitekerereze. Rero amata yakubera ahantu heza gukura ino iode. Ku mwanya wa gatanu rero turasanga ko amata burya abonekamo vitamini B12, aho ino vitamini B12 yifashishwa na none mu gukora neza kw'imyakura cyangwa se buriya buryo tuvuga bwo gutwarwamo amakuru mu buryo bw'amashanyarazi, ndetse ino vitamini B12 ikagira uruhare mu gukora cyangwa se mu gukorwa kw'insoro zitukura. Rero ino B12 ikintu izagufasha wowe nk'umubyeyi, izatuma unabona ababyeyi batwite bakunze kugira ibibazo byo kugira amagufwa hano kuri B12 ni ukugira amaraso make, bizwi nka anemia. Kugira amaraso makeya bitewe n'uko n'ubundi nyine umubyeyi muri kiriya gihe, ubundi mu busanzwe amaraso y'umubyeyi atwite hari igice cye cya plasma twavuze, cya gice giteye nk'amazi kikuba hafi 50%. Biba bisobanuye ko n'ubundi haba hakenewe n'izindi nsoro zitukura kugira ngo icyo twakwita nka concentration yazo zibe zihagije, zibashe gutwara nutrients cyangwa se ibitunga umubiri ndetse n'umwuka ku buryo buhagije, haba kubijyana ku mwana ndetse no mu mubyeyi we ubwe. Rero iyo adafashe ino vitamini B12 ndetse n'abamunyungugu wa iron, kandi n'umwana nyine nawe aba akeneye ko hakorwa insoro zitukura, n'umubyeyi akaba akeneye ko zikorwa, bishobora gutuma umubyeyi agira ikibazo cya anemia. Kuko ushobora gusanga ino vitamini B12 na nkeya ufite, cyangwa se n'abamunyungugu wa cyangwa se ntabwo ari umunyungugu iron, ni ubutare. Bwa butare bwa iron wari ufite ugasanga buri gukoreshwa ku mwana, wowe ugasanga wapi muri kubisangira nyine, bikarangira wowe ugize ikibazo cyo kugira amaraso makeya. Ikindi kandi no vitamini B12 ku mwana bizatuma ibijyanye n'ubwonko nyine bugumya kwirema
neza. Ikindi rero ni uko burya amata habonekamo amazi, bityo bikarinda umubyeyi kumagara ndetse n'umwana, bityo ntihagire ikibazo cyo kugira amazi makeya umuntu ashobora kugira haba ku mwana no ku mubyeyi, kuko nyine amata murabona uburyo ateyemo ni mu bwoko bw'ibisukika, bisobanuye yuko nyine anarinda kuba habaho umwuma mu mubiri w'umwana cyangwa se ndetse n'uw'umubyeyi. Ikindi burya kandi mu mata ni uko habonekamo umunyungugu wa potassium. Ino potassium rero ikaba igira uruhare mu kuringaniza umuvuduko ukwiriye w'amaraso. Burya ababyeyi batwite mubona ko muba mugomba kujya kwa muganga buri gihe, byibura hano mu Rwanda byibuze inshuro 8 muba mugomba no gusuzumwa, bagasuzuma buri kimwe. Ahanini muzacunge neza bakunze no kubasuzuma umuvuduko w'amaraso, nuko bizwi neza ko umubyeyi utwite akenshi bagira ibibazo byo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru, ibizwi nka preeclampsia. Ibi rero gufata ino potassium kubera ko iringaniza umuvuduko w'amaraso bikaba byagufasha kudahura n'iki kibazo ababyeyi batwite bakunda guhura nacyo cyo kugira umuvuduko ukabije. Ino potassium rero nayo ukaba wayisanga mu mata. Rero nk'uko mwumvishe ko amata afite umumaro mwinshi. Amata n'ubundi mwumva yuko bari kuvuga ibintu by'imirire haba ku bana no ku bantu bakuru, amata bakunze kuyavuga. Buriya rero amata aba arimo ibintu byinshi, harimo za proteine, harimo imyunyungugu, harimo amavitamine. Amata arimo ibintu byinshi umubyeyi akenera igihe atwite ndetse n'abandi bantu bashobora gukenera mu buzima bwabo busanzwe. Rero gufata amata mwumvishe ko ari byiza, ariko burya hari abantu baba batagomba gufata amata, cyane ko amata abonekamo isukari izwi ku izina rya lactose. Rero hakaba hari abantu mu gifu cyabo cyangwa se umubiri wabo utihanganira ino isukari, bityo rero akaba yahitaruka cyangwa se atamera neza mu gihe yinjiza amata mu mubiri. Ndetse kandi murabizi ko amata nk'ibindi bikomoka ku matungo byose hari abantu babigiraho allergy. Ku muntu rero ufite allergy ku mata nawe ntabwo aba agomba kuyafata. Rero ni gute wafata amata mu gihe utwite? Buri gihe mu gihe umubyeyi atwite agirwa inama yo gufata aya mata, ariko ntayabanje kuyateka cyangwa se kuyashyushya, kuyaza kuzamura ubushyuhe. Hari ubwoko bw'amabagiteri wenda turi buze kubikorera ikindi kiganiro kugira ngo kino kitaba kirekire, buboneka mu mata. Rero aya mata yo uyanyweye adatetse uba wisize mu byago byo kuba wakwatakwa n'izi bagiteri. Ariko noneho mu gihe utwite impamvu biba bibi cyane, ari nayo mpamvu tubyitaho cyane igihe umuntu atwite, nuko izo bagiteri zashobora kugenda zikagera ku mwana, cyangwa se iyo infection ugize ikaba yagenda ikagera ku mwana igatezaho ibibazo bigiye bitandukanye, harimo no kuba umwana yavuka igihe kitageze ndetse n'ibindi bibazo umwana ashobora guhura nabyo igihe wagize infection kandi utwite. So rero gufata amata buri gihe ku mubyeyi utwite agirwa inama yo gufata amata ariko atetse, kugira ngo twizere neza ko ubu bwoko bw'amabagiteri tuzababwira mu kiganiro cy'ubutaha bwapfuye. Rero naha nasoreza, mwabyumvishe ibyiza byo kuba wafata amata igihe utwite, ndetse mwumvishe n'uburyo ugomba kuyafatamo ngo wirinde ibibazo. Impamvu kuyateka ari ngombwa, ushobora kuba ati ese ko nari nsanzwe nyanywa ntayatetse, ubundi bwo kuyateka birahindura iki? Ubundi ibaze ko hari aba experts cyangwa se inzobere zavuze ngo mwongere musuzume neza ko gufata amata twabikonsidera cyangwa se twagumya kubigiramo inama ababyeyi batwite. Musuzume neza yuko hataba hari izindi ngaruka zihambaye ndetse cyane, ahubwo tujye tubagira inama y'izi nutrients cyangwa se zino ntungamubiri ziboneka mu mata bajye bazikura mu bindi biribwa. Hari aba expert bagerageje requesting icyo kintu ko cyakuvuga ko hakongera gukorwa ubushakashatsi. Ubwo rero ibyiza bihari ni ugukoresha ino tips byibura bemeje, bakavuga ati okay, amata wayafata ariko izi bagiteri turi gutinya wagerageje kuzica nta kundi. Rero nuko amata yawe niba ari inshyushyu rwose, banza uyateke izi bagiteri zipfe, kugira ngo zino ntungamubiri zindi uri bubone, imyunyungugu, amavitamini, proteine ndetse n'ibindi ugumye kubibona ariko uri safe. So kubakurikiye kino kiganiro kujya kirangiye, ndabashimiye. Hano ni kuri Delphi Akadomo Olivier, YouTube channel bagezeho ibiganiro ahanini biba bigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe ucikwa n'ibiganiro binyura hano kuri Delphi Akadomo Olivier. Niba wakoze kino kiganiro wabonye ari ingirakamaro, kirayikinge kandi like, ndetse niba wabonye ari ingirakamaro wagisharinga n'abandi n'inshuti zawe kugira ngo babashe kubona amakuru nk'aya ngaya. Ikindi kandi ntibibagirwe gukora subscribe ku mutsi w'icikwa n'ibiganiro binyura hano kuri Delphi Akadomo Olivier. Njye mwari kumwe, nitwa Manzi Olivier, umunyeshuri muri kaminuza ishami ry'ubuzima. Tuzabone mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.